ese werekanye ikipantaro ese ngiye mu byo mbonye ko mbonye nta mukobwa uri mbonye ipantaro mbona n'umupira mbona no kwizunguza nge nta mukobwa mbonyemo uziko ngewe utambitse arangagira ngo umukobwa ugiye kubuzana yewe umuntu wese ni isugi urumva ngenda bivuze sibyo niko kuri guteze ku muntu wabikoze yewe akajya naho abyara yabisugi ate nyine erega cyangwa ni ya miti yaje turi kuvuga nyine hoya niyo miti njye sinyemera ariko wenda umuntu erega ashobora kuba ari isugi waguruka umugwe nk'amana yewe noroca shyiraho kamera uyihere hasi nk'akazori rwose mwiyegereze bumve rwose noneho turenda kubyemera ko ari umukobwa ntabwo turabyemera neza ibihe byiza aho dukurikiye umunsi ku wundi hano nk'ibisanzwe ni kuri Papa Kenji TV njye nitwa Emmy aka kanya turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye bazwi ndetse muranabazi ariko niba utamuzi ntucikwe paka umumenye tugiye kuganira ku buzima busanzwe bwa buri munsi twiberamo kugira ngo turusheho kwinezeza cyangwa se kunezerwa intego yacu twebwe rero niyo kugira ngo twiteteninge abanyarwanda ndetse n'abumva ikinyarwanda muri rusange rero ntucikwe twatangiye abarimo ibwira abantu badakora iki bitwa te amazina yawe murakoze njye nitwa Bernice Uwiduhaye yego Bernice Uwiduhaye ko niko witwa njye amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Valante Igisubizo njye nitwa Uwimana Solange ubu ni nkoko Uwimana umurangi Uwimana ese iyo abantu babita amazina arimo Imana baba bakunda Imana buriya urebye ari igihe usanga abakristo iwabo kariya ari agateganyo ntabwo baba babizi neza niba azakunda Imana cyangwa atazayikunda ariko icyiza ntabwo umuntu yakwita umwana w'izina akamwita izina ribi cyangwa amwifuriza ibintu bibi cyangwa bizarangire izina rye bavuze ngo iryo zina ni ribi umuntu wese izina ririmo Imana uko byagenda kose umuntu wese yumva ko ari izina ryiza Imana se ni igitutsi Imana ni ikintu cyangwa se ni ikintu iyo umuntu avuze ikintu kabavuze kabatukanye ntabwo abatukanye ntabwo ihangarwa Bernice mu buzima busanzwe urumva umeze uko fine ndabona icyiza nshikwe koko tuzatuma nirya ariko kandi nshaje ndashaje ubwo wishyira mu bantu bashaje ndashaje nazo ubusaza ubushatse kuvuga iki ko nkozemo ureze ntabwo neza bakunda kwanga abantu bageze aho ngaho ngo baba bageze aharyoshye ubwo nawe ugeze aharyoshye njye ndaryoshye da tagira njye ntabwo mbishye navuga ngo abantu baryoshye nta muntu utabishimira nta n'umuntu uba utabashaka ubwo ni ukuvuga ngo uba warashyizeho umupaka ku buryo bitazajya bigucanga kugira ngo abantu bose batagushaka cyane se nyine iyo umuntu ashyiramo agapoze nyine tu byo kwanga kugira ibintu birebire hego kanegero yo nguyo sinzi ibintu yivugisha
arasobanuza ni ibiki uri kwivugisha ngewe ibibazo mfite iyo umuntu uvuze ngo araryoshye habaho umuntu uryoshye n'utaryoshye umuntu uryoshye ameze ate ubishe ameze ate none se wowe uraryoshye cyangwa urabishye ntabwo mbizi ngewe nta n'umuntu urakubwira ko uryoshye se ngewe ikibazo mfite ni kimwe umuntu ubishe ameze ute umuntu uryoshye ameze ate umuntu uryoshye ni umuntu ukunzwe kandi nawe akaba yikunze noneho iyo yiha abantu akabona baramushaka cyane baracyanamukeneye uwo muntu so yabura kuvuga ko ataryoshye gute naho ubishye se ubishye ubihiye abantu ubu se ngewe mbishye twaba twicaranye ubundi iki cyana kitaryoshye cyana kiraryoshye kizabaza abakuru bazamusobanurira ukuntu umuntu aryoha umuntu ataribwa umumenya ko aryoshye tutamuriye ugeze uteka mu bintu bisanzwe tuzi ko nyine iyo uriye ibiryo uravuga ngo biraryoshye ugeze uteka cyewe ndateka urateka uzafatireho icyungo gishyashya n'igishaje ugaburira abantu bazakubwira uzatekere mu gishaje no mu gishya kandi uyu yavuze ko ari umuntu mukuru ari umuntu mukuru nyine ageze aho aryoshye ntusanga ubundi uri mukuru cyangwa uri umwana ntabwo mbizi ndi byose ndi byose ariko nageze hari abantu bijijisha ndaza kubikubwira ndaza kubimubwira niba aryoshye cyangwa abishye ndaza kubikubwira nese nk'ubu ngubu icyo uyinuze ko duteka mu masafuriya umuntu isafuriya wamenya ko iyo safuriya igomba guteka ibiryo bikaryoha niyo wamenya guteka ibiryo bikabiha wayibwirwa n'iki kandi zose zimeze kimwe banza niba ukuze cyangwa udakuze yewe ndakuze byakoze magakeya reka nkubaze igihe nshobora gushidikanya urakuze cyo nirembo mbona nkuze iyo wirebye hehe nyine ndeba uko ngana iyo ndi kubona uko ngana mba mbona nyine nkuze hari ibintu bigaragaza ko umuntu yakuze cyane yari umukobwa wagiye mu mihango yego wameze ntya yego narazimeze urazifite ufite insya urazifite cyangwa ntazifite aha rubanza nzifite simbizi ako byose ko numva ari gukomeza kugora urakoze cyangwa ntabwo ukoze byose uragira ngo umuntu aze kubigusubiriza rimwe azi kubikorekera rimwe ndakoze tubwiye niba ufite insya icyo tugisimbuke wikirije iki ndazifite ntabwo ujya uzogosha se urazifite ntose kuki utazogosha nzazibohamo ibituta ni nk'iyo misatsi se wikoreye iyi nzabamo terede niyo mpamvu naziteretse reka ni irende se cyangwa zirapfunyara aya ni irende ninde wabwiye ko ari irende narabirebye ndabibona ogosha kangahe mu cyumweru cyangwa mu mwaka kandi atarogosha ariko yakubwiye ntabwo ndogosha naraziteretse uzimaranye ikingana n'ikizi babarira cyane ntabwo mbizi ibyo tubyihore tuvuge si ibyo tubitaruke tujye ku bindi hari amakuru nari mfite ko uyu mwicaranye ari sheri wawe nibyo ndeba se wabyibagiwe nibyo yego cyangwa ndavuga nawe yabyumvishe n'uwabimubwiye utangiye kugira amasoni ufite isoni cyangwa ufite isoni wawe aho ikibazo nibajije ni iki ninde wababwiye ko ari sheri wanjye ngewe amakuru mfite ni uko ari sheri wawe ninde wabibabwiye se ninde wabibabwiye niwe ubwawe bibwiriye cyangwa nta makuru mwumvishe ntumurebe wabimbwiye uriya urabizi neza ko yari sheri wanjye
Tese ko naryamye nkabirota. urota ari sheri wanjye Cyane. ariko ntabwo ubizi niba ari sheri afite wanjye n'amakuru ahagije Oya. uburyo babonamo Ubundi se urabona mutaberanye. Urinde wo guhakana ubundi ko ari sheri wawe. Ntabwo uri proud y'uyu wese. Ahubwo nakuntu mwadutamo nk'abantu b'abasheri. ahubwo urumva bisawa. wumva sha wagira ngo byamugoye kubyakira kuki uhakana ubusheri kandi wagiye ubyemera iyi nibyo mwakundanye wamukundiye iki wowe wamukundiye iki ni umusore mwiza urebye muri make arakunditse asa neza yambara neza mbese ameze neza pe unabeshye aseka neza oya iyo ukunze umuntu umukunda mu bibi no mu byiza ni iki cyamugaragarije ko wamukunze umwanya muha uburyo muvugisha nkanabimubwira nta kindi kimenyetso araguhara wapi ntabwo turakora urukundo rw'ukuri ntabwo murakora urukundo rwa nyarwo cyane wakorebeye ko wameze inzu ese wazaza umwogoshe ko ari nyinshi mana kandi ntarabibona asanga yatubeye nuko atarakwereka cyangwa yarakweretse asanga ni nko kukibona ahagaranyereka ariko wani day azanyereye witeguye kuzamuha se igihe bizaba ari ngombwa biba ngombwa ryari igihe muba mwarabaye umugore n'umugabo nyine igihe muzakiriye icyo gihe wakirindira abandi yaba ari kera mwana yaba ari kera nkanihira igihe nkanihira igihe oya hari amakuru mfitiye neza nuko amakuru numvishe ya nyayo nuko umukobwa kugira ngo yereke umuhungu ko amukunda nuko amuramburira igitabo ibyo ntabwo ari ukuri njye nta nemeranywa nabyo mbese ntushobora kumuramburira igitabo n'undi mugahita mushwana ahubwo njye ikintu numva cya nyacyo ni uko iyo umuntu agukunda by'ukuri ari umuhungu ni uko agomba kurindira igihe kikagera mukazabikora igihe kigeze nicyo kintu njye mba numva aricyo cya nyacyo ni nacyo kintu kigaragaza urukundo rurihangana rwa nyarwo urukundo rutihangana ubwo nyine bari kwakunda aho gushaka icyo agushakaho yamara kukibona agahita yigendera yego ubwo mu maguru ntahategereze akuramerwe mu isaho azabonera igihe kigeze imbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe igihe ni igihe ubwo igihe nikigera azabibona n'ubundi se ko ari ibye nta kibazo mwabirabirwanira nani niba ari ibyanjye wabaye ubima hakiri kare hoya nzabigwa igihe nikigera iyo mizigo ukomeza kwikorera hoya ntabwo nayikora kuko isi itangoye umunsi se none urambikiye ndakubikiye ushonje uhishiwe muri make ese vara nusanga yabihaye abandi yari yanabikwiye bizabigira ute sha umugani ubu bizagenda gute sha uzahita usenya mukirugeramo azabanza ambwire niba ari umwizerwa nanjye nzinjiramo aribyo nje kumva nuramuka usanze hari ukuntu byagenze uzabigenza ute uzambwira impamvu ngiye wabyanze nuyinsobanura nkumva yumvikana impamvu ngiye wabyanze kwambwira ngo ntegereze icyo gihe ninumva iyo mpamvu yumvikana nzaguhereza ako ntabwo yakumvikana ntego itakumvikana nshobora wenda kuba narafashwe ku ngufu cyangwa se ndahari ukundi byagenze n'icyo gihe mbikubwiye si wabyumva bizumvikana ese gufatwa ku ngufu biracyabaho bitabaho uze ku ngufu hari umuntu ukihagira ku ngufu habaho ushobora kuba byarabaye nkiri ngufu nta muntu ukihagira wenda ubu ngubu birashoboka ko nakuze nshobora kwifatira umwanzuro ariko se mu gihe byabaye nkikiri mutoya icyo gihe se nabimusobanurira akabyumva abaye ari umuntu nkunda kuri hakiri kare se akazajya mu bintu abizi shiri humura
aho muri kumbe icyizere humura ntabyo arakora ubumva bitakubangamiye kubura isugi oya ubusugi ngo buraryana ubusugi oya ntabwo buryana siyo mpamvu utangiye kuzana tuno duhere wagize icyo mufasha amana kumva n'uwishimiye kuba umeze uko nguko usha mbese meze nabi ugomba kugabanya imisemburo ikurimo ugasa neza ubu ngubu twamenye ubwenge kera nyine tukiga baratubeshaga ngo iyo umuntu arwaye ibiheri gakaramuka akoze ngo imibonano mpuzabitsina ngo ibiheri birakira ariko ubu twarabimenye aba ari ukubeshya kwari kugira ngo nyine umwihere yigirire ariko ntabwo ari cyo kintu ese ubu nta bantu babikora barwaye ibiheri byinshi cyane ibyo rero twasanze ari ukubeshya niyo mpamvu sheri izo njuga ntiwazinera ntizamfata ese ko uvuze ngo umuhaye ngo akigirira wowe ntago aba aguhaye biba bintu si impanguhe birumvikana aba aguhaye nawe umuhaye ariko uruhare runini cyane biterwa n'uwabigizemo uruhare njye hashobora kumpa impamvu zo kugira ngo tubigire ariko njye bitari bindimo icyo gihe urumva we ahenshi inyungu nyinshi zazerekeye kuri we ntabwo zazerekeye kuri njye kuko njye ntabwo nabishakaga aba bantu babagira inama y'uko bazarinda babana batabikoze koko iyo nama ndabihakanye pe bagira inama kuko reka nkubwire nta kuntu wateka ibiryo ngo ibiryo uhere utunganye ibintu udukore utuntu twose udutunganye utuntu twose ugiye gukoresha uteka ibiryo ugere finali ushire ku isahani tarumva ko umunyu wakoze ibyo bintu ngewe ndidekaraye ngewe ntabwo nabyemera pepe agomba kubanza akagerageza kumva yuko iyo ndyo imirika iryoshye sibyo ese umugani buriya uri kumva vara ngewe niba ari n'umukobwa ariko wese unabizi se wamugana ubwo mujyi ugasanga ni umugabo ese ubundi wakozeho urumva amana nibyo ndi buze kumubaza kunega ngo iminsi kandi wapi ibyo bintu wapi zabanza urebe yuko iyo ndyo uri guteka ari ibisuka abahungu basigaye babishyiraho ari amabere abahungu barayagira ngo ni amatuza nubwo bahita ngo ni amatuza n'amapantaro barayama ahubwo nshaka kumenya niba ari umukobwa ubu sinanabizi wamwetse ni iki cyamugaragariza ko uri umukobwa nuko yabyizera kwizera se biragaragaye udafite imirimo kuba gupfuye n'icyizere kiraza isinde da binongeye urumva akajwi kanjye si ubwo ijwi tukwereka umuhungu uvuga ijwi riruta iryo ngiryo muzane nidusanga rivuga kuko ndabyemera aya byarahinduye wumva uvuga gute mvuga akajwi gaturika ntabwo mba ndi kuvuga urubazo ngo mba ndi kuvuga akajwi gaturika ibyo ntabwo byumvikana mwereka akamenyetso mwereka ko uri umukobwa gira icyo ukora nawe babibona ntabwo babizirega niba uri umukobwa ajya simbizi sinanabyemeza ngende umukobwa ibyo ngibyo ntabwo bihagije ni umukobwa ese utabitwereka niyo mushambereka iki nyine ko kuri umukobwa nk'uko wamwanga ngo uri umugabo cyangwa uri umuhungu nyereka ntabikwereka ese werekanye igipantaro ese ngiye mu byo mbonye ko mbonye nta mukobwa uri mbonye ipantaro mbona n'umupira mbona no kwizunguza njye nta mukobwa mbonyemo uziko ngewe utambitse arangajya ngo umukobwa ugiye kubuzana arakubwira ngo ko wibagiye marete niho wamutwaye nimuberetse ahubwo ngiye kugira ngo agere ko ari umukobwa ni igihe yaba yambaye ijire cyangwa ikanzu ubu ibyo nibyo wasabwaga amapantaro siko tuyambaye twahise kugira ngo mbone ko nambaye ikanzu cyangwa ijipo nicyo kikaba asa n'umukobwa nze mbibereke
okay buragiye kuza bitwereka nibwo turi bubihamye Cyane. kure yaho ajya bagahita bamwishyuza urasagiye kutwereka ari umukobwa ugiye kutwereka ko ari umukobwa reka tumurindire turebe sevara kuko muzagenda mushyingiranwa cyangwa mubana ataraguha kareka ubwo subwo nabwirwa wajya gutanga inkwano utaramenya umuntu uwo ari we watanga inkwano utaramenya umuntu uwo ari we kandi ngo baguciye inkwano ngo iremereye byahatari bisaba kubanza kumenya uwo ari we ntabwo wahubuka gutyo gusa mu gihe Valente yahubutse rero atabaka abantu atamuhaye ubona ari izihe ngaruka yazahura nazo ingaruka zo ni nyinshi pe kuko kwizera umuntu ukagenda gutyo hari igihe byaba ingaruka si n'ingaruka gusa ni ingaruka kuko ashobora gusanga sibyo ashobora gusanga ari umuhungu ashobora gusanga yanjye itari kumirika neza urikumva cyangwa agasanga hari n'akandi kabazo karimo ubwo rero njye inama namugira azabanze amenye wagwana azabanze amenye wagwana gusa ahubutse agahita amutera inda hakiri kare ubwo deje yagiye kumutera inda se ntiyaba yabonye ikijya mbere wa kumutera inda nta kintu yaba ahombye nta kintu yaba ahombye yaba yabonye ikijya mbere ari umugore sibyo yaba ari umugore wanjye abantu bageze kumbwira tubundi amahirwe y'umugabo iyo agize imana akamutera inda batari abana aba amenye ko burya umugore wabyara ese umuzanye mu mugari mukajya gukubita imyaka 10-20 bikazarangira mukamarana nk'imyaka nka 50-60 bikarangira mubaye wa babiri gusa mu nzu bibaza icyo kintu kubera haba harajeho ubujiji bwo kutabanza kumenya ariko hari n'igihe buri wese agomba kubanza kumenya ibyo ari byo buri wese akamenya indyo sanza byarubwa aba ari uwawe aya bibaho neza ko wacira ingano umuntu niko yahita abyara mwana wapi pe erega abakobwa bariho ubu bafite ubwenge bro turi kujya mu binyejana biryoshye ibintu byo guheka abana ntago biri gutwika muri iyi minsi umuntu asigaye ajya muri risike zo kubyara yabiteguye sibyo reka nkubwire njyewe mfite umwana nyine na sindi single mother wenda ndubatse ariko mfite umwana nyine tu urubatse waranabyaye narabyaye nshaka kuvuga inama nshaka kuvuga ku ngingo yo kubyara wabanje kubyara mbere yo kushinga urugo oya njyewe byose nabikorera rimwe wumva wari kudushuka ariko wari waramuhaye mu maguru oya igitabo urabanza ukabumbura umuntu akareba n'udupaje sibyo akahera wenda nko kuri paje ya mbere akagera nko kuri paje ya 15 muri paje 60 uyu we ngo nta nubwo arabona na paje na rimwe akareba izo shapitire yuko uri kumva izubaka ubwo rero kubyara n'ibyo nshaka kuvugaho kubyara ni ibintu birebire kuko nk'umwana w'umukobwa kwifata agahita ajya muri risike zo gutwita kuko kukimwumva yuko yakwizera ukamutera inda we kuki utamwizera ngo azatwite ageze iwawe si ikibazo ntabwo numvisha ako kantu nyine nshatse kuvuga ngo ko mwebwe muvuga ati kwizera umukobwa mukabana ataratwiseho nyine mukumva ko ari ikibazo gute kuki ushaka akwizera ajya muri risike yo kubyara mutarabana kuki wowe udashaka kujya muri risike nta nubwo ari na risike tu kuki wowe utakwihanganira yuko yatwita yageze iwawe kuko hari igihe umutipe aguhinduka akagutera inda mana we ukagira ngo nta n'ahantu mwahuriye akakubwira tumva se uko nawamaye nyine tu niko wahaye n'abandi bantu warenzaho iki none se yayishyizemo akumva ari inzira nyabagendwa ntahita abyumva nta by'inzira nyabagendwa uri se hari umuntu utari isugi yego cabana umuntu wese ni isugi se njyewe umuntu wese ni isugi urumva ngenda bivuze sibyo niko kuri guteze ku muntu wabikoze yewe akajya n'aho abyara yabisugi ati nyine erega aka cyangwa ni ya miti yaje turi kuvuga nyine oya niyo miti njya sinyemera ariko wenda umuntu erega ashobora kuba ari isugi wagura ku mugwe mu mwana ewa norocha shyiraho kamera
uyihere hasi nk'akazori rwose. mwiyegereze bumve rwose. Noneho turenda kubyemera ko ari umukobwa. Ntabwo turabyemera neza. Aha. Nanovuye kwizibonye ko ari umukobwa. Noneho ndabyemeye. Hari ibyo ndi kugenda nemera gake gake. Mbegere nanone. N'umukobwa. Numenya ari umukobwa. Ariko hari akandi kantu kakibura. Kahe. Agomba kuma nkabireba neza nkabyemera. Kumva ko kubunyunyusi. Baby humura nzaguha. Vuba aha. Oya nzamuha. Okay, ndamubiganireho no. Vanga ugomba kunsura mu rugo. Aho mba. Ukaza ukanamo. Abimenya reka nta kuzahora hanze gutya narinjira no mu cyumba. Ngomba kubanza kwinjira mu cyumba naho nkareba ibyo ari byo. No mu makorodoro n'amaduje. Habamo ibyumba bingahe? Akambizi. Namvise ngo ni 4. Amakuru mfite aho ubizi. Yo bizi ni bingahe? Ndabona ukuntu kimeze. Shyira akaguru hasi yakandi. Cyazi ndyo ziraguye. Jana ngaho nahisemo neza. Ese hano hose ni ukasa. Sha. Niko hasi. Kandi ubwo wasanga ku bintu ngo bahirabura. Aya hasi nzobe. Akaraka. Ahubwo nzababwira. Ko nzababwira ukuntu bimeze. Nzababwira kabisa. Ni irihe jambo rikunejeje aka kanya nyuma yuko aje yabaye umukobwa? Ni ukwemera ibintu yabanje guhakana byose. Aha yabanje kuduhindurira aho yanyemeje. Nari nangiye kugenda nyine nkurudwa gake gake nangiye kubyumva. Nongize n'Imana wa munsi arawemeye agomba kuzanamo. Urabizeraga ntacyo nakwima. Umuntu agomba kubanza kureba mu gitabo akabanza agasoma. Zibabyumvaga. Ngo mbe wagisomye ngo nibwo ngo bigenda neza. Nose gitumye tumwemera we ni igiki? Eka kintu namwe. Ubu ni si ukunda wamwima icyo ugifite. Nta na kimwe. Ko n'ubundi wagiha n'undi udakunda. Oya. Udakunda ni nawe umukunda. Ahubwo ubu ukunda kuko niyo nabikora ubu bifiringa neza kubera ko nyine mwamukunda. Okay. Ndumva umunejeje no ngaho ni hazima kabisa. Ahangaha naze kwanze kumusoma bwo ibindi bizabimuha. Ndamu. Cyangwa ahubwo no munsi. Undi subwo nike? No munsi bwo nago byakunda. Oya nago byakunda. Tugomba kubanza tukabipanga. Yego. No munsi ndawuguha utaha ariko wejo nago. Sindiko bizakunda. Ejo ntazagucika. Ntabwo namuhereza. Upfa kuba wabyemeye nushaka byita ikosa ubwo warikoze. Ako wabyemeye. Nese kwemera ubundi hari ubwo yoze wanga kwanga. Ese abakobwa kwihagararaho bakimana uriya mutungo babagamije iki? Icyambere ko umaze igihe kinini warabyimanye utubwire nubwo wabyimanye wenda wemeye kuzabimuha simbizo wasanga ngo kwemera ngo bitabuza ngo wanga kwanga bimarira iki umukobwa uri kubyima? Muriya iyo ukundana n'umuntu byanze bikunze iyo agusaba ko muryamana buri gihe ukabyanga nuza reaction agira ako kanya ukimuhakanira uhita uyibona yigaragaza yuko agukunda cyangwa se atagukunda se cyangwa ashaka iki ko muryamana gusa ubundi bikarangira. Ariko umuntu ugukunda byanyabyo iyo uramutse umwimye yuko muryamana nyine ukanga ko mubikora icyo gihe umuntu ugukunda n'undi arakomeza akagukunda kuko isaha aba agufiteho gahunda n'undi avuga ati n'ibyanjye nta hantu bizajya.
niyo mpamvu rero umuntu agomba kwihaga kandi kwihagararaho nyine ntago uba uri kwihesha agaciro. ariko nawe ngo iyo wihagazeho ntumuhe hari igihe wicuza. Ahantu wicuza keretse wenda se ubungubu cyangwa se wenda ntago ahantu ushobora kwicuza ni hamwe, ahubwo njye ntekereza ko uramutse umuhaye nyuma mugatandukana aribwo wakicuza kurenza uko wamwima ukicuza. Valante, abakobwa bakunze ngo kwima abahungu, umukobwa wima umuhungu kandi ngamukunda, mu by'ukuri uba ubona wamukunda? ariko ntago aba amukunda. Yego, ubwo se waha urukundo umuntu n'amagambo ukamwiyima? Urukundo niba nta magambo n'ibintu namubwira byose aba ari ibigambo, ubundi wowe wanyawe ugomba kumwiha. Mu bibyo nk'uyu nguyu aba agomba kunyiha, nkamenya nyine ko ari ibyanyabyo tu. Ese umumaro wo kuba yaguha iyo aguhaye wunguka iki wowe? Biriya boro umuntu wemeye kuguha aba akwizeye shumi, ntabwo wamuraburiza nawe. Hari uratuza ukavuga ati cyaza umwana n'umwana wizeye kano gakino, akama kino gitabo cye, akahama ku mubiri we kandi yarawubitse imyaka n'imyaka, reka nihangane kabisa mfushe nanjye nzamucyure mu rugo. Agiye inama abakobwa babyimana. Abakobwa bima abashiri babo rwose ndabasuhuje. Muri kumuransetsa pe. Ahubwo se ngiye kari uko wenda byabayeho ko umuntu aguha n'ubundi akabigumana, ubu noneho habaye hagenda havaho gake gake, ubu byazagenda gute? Yewe twazapfana ubumanzi ntabwo bazaduha. Yes, dusanze uza amahirwe Valentine akuye ahangaha nuko bamwemereye. Baramwemereye? Vara? Yego. Yewe sha aho ni sawa ndakanyaga. Aho ni sawa ewana, aho n'uruca abana urikumva rata ewana nawe nyine nutanga uzatange ufite gahunda, ariko uziguha umuntu akagenda ntagaruke. Reka nkubwire, buriya niwumva ugize gahunda yo gutanga, tangana umutima mwiza, ndabeshya utitangiriye itama, uri kumva, utanga ufite gahunda ku buryo wa muntu wahaye azagaruka kukubwira ati wampaye, sibyo? Hana guha umuntu akagenda avuga uti cyane pe. Urwo n'uruzaba rushimishije cyane rwose, kano gakupure ni fresh. Nanjye nkumbuye kuzababona rwose, none umwe yitwa umugore w'umugabo wundi. Tuzabasura pe, tuzabasura. Yes, iki kiganiro cya kigamije rero kubanezeza ndetse no kuganira by'ukuri. Ciao ciao, video zacu nakagaruka, episode ya 2 izaza ejo bundi. Bye bye.